Bahaye ikaze kuri Burarahurwa TV. Mbashimira uburyo dukomeje kubana. Anjewe Nemanywe nshimiye Imana nk'ibisanzwe. Kora subscribe niba utarayikora, dukomeze tujyane step kuri step mu bintu byinshi bitandukanye mu ikoranabuhanga. Tugiye kurebera hamwe ibintu byinshi kuri WhatsApp, bya uburyo bwo gupostinga, haba uburyo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ubundi wowe kora subscribe ugende step ku yindi, ntagire ikintu kigucika na kimwe cyangwa ngo ube wataruka. Tugiye kurebera hamwe, tugiye guhera ku bijyanye n'uburyo umuntu apostinga cyangwa ushyira ibintu kuri stati. Ushobora gushyira ibintu kuri stati bikaba byarebwa n'abantu bamwe, abandi ntibabibone bitewe nuko wowe ubishaka. Tugiye guhera hano kuri stati. Uraza ukajya kuri update, nyine usanzwe hari hasanzwe handitseho status but now handitseho update. Uragenda hano kuri update, warangiza ukaza ku tudomo dutatu turi hejuru, ukahakanda ugahita uza status privacy. Status privacy niho itukanda n'aka kambere, ukagakandaho. Noneho urareba ko twebwe iyo dushyize ikintu kuri stati kirebwa n'abantu bose bafite nimero zacu bazisevinze, my contact. Kuri nimero yanjye na sevinze muri telefone, uwo muntu niwe ubasha kureba stati yanjye hano. Noneho aha kabiri haravuga ngo my contact accept. N'abantu banjye mfite kuri contact zanjye havuyemo, abantu ngiye guselectinga nibo baba bavuyemo batareba status yanjye. Nkandaho gutya, ngakanda hano kuri aka kajambo k'icyatsi, noneho ngaselectinga uwo nshaka ko atagira atareba stati yanjye. Nka gutya na selectinze gutya, nshobora guselectinga benshi. Narangiza noneho nkemeza kuri aka k'ubururu kavivuye, nkagakandaho gutya. Ubu ngubu ngiye nshyize ikintu kuri stati cyarebwa n'abantu bose mfite havuyemo bariya na selectinze. Noneho hano ha gatatu haravuga ngo, hanze hano haravuga ngo only share with. Ahangaha naba ngiye kubisharinga abantu runaka nahitamo, nibo bonyine babibona, abandi bose ntabwo babibona. Nk'ubu ngubu ndaza ngakanda kuri ijambo ry'icyatsi kibisi include, noneho ngahitamo, reba ko nahisemo iyi nimero, ngahitamo wenda n'izindi nyinshi naba nshaka ko zireba stati yanjye bonyine, nibo bonyine bayibona. Ahangaha uhitamo abo ushaka ko bayibona gusa. Nk'ubu ngubu uhita updatinga hariya. Hano kuri my contact ni nimero zanjye zose, abantu bose bafite nimero zanjye nanjye mfite izabo babasha kubona stati nashyizeho. Aha kabiri my contact accept, noneho n'abantu banje bose mfitiye nimero nabo bafite nimero zanjye havuyemo abo na selectinze. Aha ha gatatu only share with, ahangaha uhitamo abantu ushaka ko noneho bayireba muri za nimero zawe zose ufite, ugahitamo abo ushaka ko bayireba stati yawe. Ndizera ko iyi step yo tuyijyanyeho neza. Reka turebe ibindi muri WhatsApp yacu. Ngiye kukwereka ibindi bijyanye na setting, uburyo ushobora gusettinga telefone yawe ukareba ibintu byawe ushaka, ukakontorora telefone yawe nk'uko ubishaka. Uragenda haba tudomo dutatu kuri setting, noneho subira inyuma uraza kuri tudomo dutatu, ugahita uza noneho settings. Iyo ugeze ahangaha sasa, tugiye kureba icyo bita privacy. Tugiye kurebera hamwe icyo bita privacy. Privacy nyine ni prive yawe, ubwo ngubwo tugiye kubirebamo byose. Tuhakande kuri privacy. Ahangaha rero uba ugiye gukontorora telefone yawe mu buryo ubyifuza. Ahangaha mbere haravuga ngo who can see my personal information. Ahambere haravuga ngo last seen and online. Ahangaha
ninde noneho uzareba ko uri online. Ahangaho ushobora kuvuga ngo ni buri wese, everyone, cyangwa ugahitamo nimero runaka, abari kuri abo nimero zawe, nibo abantu ufitiye nimero, nibo bafite nimero zawe, nibo bazabona ko uri online. Ahangaha noneho my contact accept, noneho ahangaha uhitamo nimero zizabona ko uri hehe, uri online, ukazihitamo zose. Wenda ushobora guhitamo zose icyarimwe ugakanda kuri tuntu ahangaha uvuga ko bivuye byose, cyangwa ugakanda ukagira ugahitamo abo udashaka ko bagira ute babibona. Ahangaha noneho kuri nobody, nta muntu n'umwe uzegera ubona ko uri online. Ubu ngubu iyo wakanze hano nta muntu n'umwe ubona ko uri online. Ahangaha babona igihe, ahangaha ni igihe ushaka ko nta muntu umenya igihe waherukiraga online. Ahangaha ni igihe ushaka ko nta muntu uzegera ubona ko uri igihe waherukiraga online. Noneho ahangaha ha kabiri, ninde noneho uzabona ko uri online. Ahangaha ushobora guhitamo ngo ni everyone, cyangwa ugahitamo ko bazabona igihe waherukiragayo gusa. Ubwo nka gutya byapdatinze bahita babona icyo gihe, iki gihe nawe aka kanya bahita babona ko icyo gihe mperukira online. Niba nshobora kubyapdatinga none ukazabona ko icyo gihe mperukirayo ari none, nshobora gushyira mu amezi 2 ukabona ko n'ubundi ari itariki ya none ino video nyikoreye. Ahangaha rero ku gihe ku muntu uzabona igihe uherukirayo ushobora guhitamo everyone, buri wese, cyangwa ugahitamo nimero zawe. Guhera kuri buri wese, n'umuntu we ufite nimero yawe udafitiye nimero ashobora kubona igihe wagiriye online. Noneho hano kuri my contact ni nimero zawe, noneho wowe ufitiye nizo, nawe afite nimero yawe, nibo bantu bazabona ko uri online, bazabona igihe uherukira online. So noneho hano ushobora guhitamo havuyemo runaka, niwe uzabona ko di online. Noneho ushobora no kubahisha ko batazigera bamenya igihe uherukira online. Twebwe rero ntabwo turi guhisha, ni everyone. Hakatatu rero, hakabiri noneho tugiye ni kuri profile photo. Ninde uzabona ifoto yawe yo kuri profile yawe. Ahangaha ushobora guhitamo ko ari buri wese ashobora kureba ifoto yawe, cyangwa ugahitamo mu nimero zawe uzajya ko abafite nimero zawe bazajya babona profile yawe, cyangwa ugahitamo ko havuyemo abantu runaka waba uselectinze hano kuri my contact accept. Abo ngabo bari accept nibo bantu batazagira gute, nibo abantu ahangaha kuri my contact accept uhitamo havuyemo ba runaka, abandi bose bazajya bagira ute, bazajya bakurebera profile. Noneho hagatatu uhitamo ko nta muntu n'umwe uzagira ute, uzajya uyireba ugahitamo nobody. Twebwe rero ntabwo turi guhisha, profile yacu irahari, duhitamo everyone. Rero byose uhitamo bikemera ngaho uhita uselectinga nyine bikiselectinga, ariko twebwe ni everyone, buri wese ajya yirebera profile yacu. Aha gatatu noneho about you. Ninde muntu uzabona umwirondoro wawe. Buryo umuntu ashobora kureba profile yawe hariya akakanda ku ifoto akabibona, ariko hari n'ushobora kubifunga ugashyiraho ko nta muntu uzagera ubona about you.
ntarebe izina ryawe, ku buryo utabona nimero yawe kuri hariya yagiye kuri profile yawe, ku buryo nta na kimwe yabona. Ubihitiramo hano, noneho uravuga uti ni my contact, ntaba afite nimero za nabo mfitiye nimero, cyangwa n'abantu mfitiye nimero havuyemo, cyangwa hitamo ko nta numwe uzegera ugira ute ubona about you. Aha kane noneho ni status wo twahaciye. Noneho hano ha gatatu reka hano tuyihoreje. Reka tuze hano kuri disappearing message. Anga kuri disappearing message urareba ko twebwe hari off. Ahangaha rero iyo uhakanze ushobora guhitamo igihe chat yawe n'umuntu runaka izajya igendera, ukayibura. Ushobora kubona telefone yawe ijya yuzuye, wenda abantu mu chatting abohereza ibintu by'amavideo n'ibintu bitagize, wenda utari ngombwa kuzajya ugumana ureba, uhitamo igihe izajya ibisibira. Wenda ushobora kuba umuntu umuganira ibintu bijyanye na marketing, ntabwo ari ngombwa ko ibyo bintu byose ubihora ugira, hora scrollinga ubishaka. Ariko ubona ko ibyo bintu hari igihe kizagera ukabikenera, urabifunga ugakanda kuri off. None iyo ushaka ko nyuma y'amasaha 24 bizajya bigenda, uraza ukabifungura ku masaha 24, 24 hours, cyangwa 7 days, ku minsi 7, cyangwa ku minsi 90. Aho ushaka niho uhitamo. Twebwe birahora bigize ute bifunze, nta message zajya zigira ute zigenda. Ahandi noneho ninde uzajya ugushyira muri groupe. Abantu benshi bakunze kwisanga mu magroupe batazi uburyo bayagezemo, bikababera ikibazo, bikababangamira. Urajya kubona none umuntu akoze groupe, ntuzi ikigamije, ntegeza kubwira, ukajya kubona wisanze muri groupe. Ahangaha noneho abantu bafite icyo kibazo dore ahantu ugiye kugikemurira. Ahangaha ninde none ushaka uzajya kwadinga muri groupe. Ushobora kuvuga ngo ni buri wese nabo ntazi bakanshyira muri groupe. Noneho ahangaha uhitamo everyone, ko ari buri wese, cyangwa ugahitamo abo mufitanye nimero, cyangwa ugahitamo ko ari my contact except. Ahangaha noneho akuntu ko hanarenze, iyo uhisemo ahangaha uba ugiye gukora ibintu bibiri. Iyo uselectinze abantu bawe bose, uba uvuze ko nta muntu n'umwe uzajya ugushyira muri groupe. Iyo waselectinze nyine uvuze ko bari except, bo batarimo. Ariko ushobora kuvuga uti ugaselectinga 5, ugaselectinga abo ubona nyine ko atari ngombwa ko bazagushyira muri groupe. Okay, urabaselectinga. Iyo uselectinze bose uba uvuze ko nta muntu n'umwe uzagushyira muri groupe utabizi. Twebweho bazadushyiramo rwose, bazadushyiramo. Twebwe dukanda kuri everyone. Everyone buri wese azakire muri groupe rwose. Ngiye ndi update kwita